mubyumve nzajye ntacyo nzajya mbivuga mu byumve cyangwa mu bireke ariko ndakubwiye ngo umupuru urasaza kibaho kidasaza ni ukuri kw'Imana ntureba mwabatipe mwebwe ntureba buretse nzabazira namwe ntureba ibintu mwamwikora hasohotse umukobwa umwe haje undi uzasigara do waruzi ko gusambana bisazisha ntago wabyumva gusambana birasazisha pe ariko uzageraho ubushake bugushiremo uzageraho santima zigushirane uzageraho ujye wumva ariko abakobwa basigaye basambana mana yanjye uzi ko mwabigize nk'ibintu bisanzwe uzi ko gusambana mwabigize nk'ibintu byoroshye nk'ibintu biri aho ese mwari muzi ko iyo nagiye kuvuga ni amarorerwa muzasaza imburagihe kubera gutangira imibonano hakikare kandi dore ndabibabwiye muzabibona ibintu bamwikora mu bikora ngo murabyemerewe mwabigize ibintu bisanzwe mwabigize ibintu byoroshye biriya biboro birasazisha nimushaka mu bireke birasazisha kuko nta gikoresho na kimwe kibaho wakoresha imyaka y'ubuzima bwawe bwose nibibaho nongeye kubasuza mbwe mukurikiye The TV show ndasuza abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru impande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda ndasuza abantu mutuye mu mujyi wa Kigali abantu mutuye mu mujyi wa Kigali maximum respect hey abahasila mwese maximum respect aba single mom mwese maximum respect abagore bihagazeho cyangwa abagore birwanyeho maximum respect waruzi yuko gusambana bitera umwaka aha ndasuhuza cyane abantu mwakoze subscribe maximum respect abantu mureba ibiganiro byanjye maximum respect mwari muzi yuko gusambana bitera umwaka so uyu munsi rero ndagarutse kuri The TV show ndagarutse kubaha iyindi show ndagarutse ariko ntararengaho katubanze dusenga sibyo mbere na mbere Imana mwami Yesu ndongeye ndakubashye cyane ngarutse imbere yawe ngushimira ko kuri Imana iturinda bugacya bukira ngushimiye ko kuri Imana itwitaho uko bukeye nuko bwije ngushimira ko kuri Imana iturinda tubikwiriye tutanabikwiriye uhabwe icyubahiro Mana izi saha nje kuganira n'abakunzi ba Dede nje kuganira n'abantu banjye ndakwinginze kugira ngo ubahe umugisha ubabarire ibyaha byabo ababifite ubabarire gukiranirwa abafite ikibazo na abo mufitanye ikibazo ugikemure mwami abo mutameranye neza utari kureba neza ubabarire ubagirire neza ubuntu bwawe bubasage Mana ndakwinginze kugira ngo nanjye umpe umugisha wawe ukomeze unyagurire imbago ukomeze umpe gukundwa ukomeze umpe kwitabwaho Mana imbabazi zawe zikomeze kungirirwaho nkomeze kugiriraho umugisha nkomeze kukugiriraho mwami w'abahoro ubuntu bwawe bukomeze kubana nanjye uri Uwiteka uri Imana yacu uri ubwugamo bwacu uri ubuhungiro bwacu uri imbabazi zacu uri byose byacu Mana ngushikamijeho umutima kandi nzi ko ugushikamijeho umutima utazamusezerera amara masa ushimwe kandi ushyirwe hejuru uha umugisha abandeba bose abankunda bose n'abanyitaho ubaha umugisha wawe mu izina rya Yesu amen
ikindi kintu natekereje kubabwira, sinambaye wig nziza koko mu mpakazi. Iyi wig ninjye uba wayikoze kuva itangira kugeza imeze gutya. Wabirebye? Iyi ni wig hamwe n'izindi zose mubona nambara, ninjye uba wazikoze. Nimba ubona uyikunze, call me cyangwa unyandikire kuri nimero njya nshyira aho ngaho, njya nshyira ku kiganiro, unyandikire ubundi turebe uko tubigenza. Ntago zihenda cyane, ntago ziba zihenda. Ubwo so uguze ukoresheje nka wig y'ibihumbi 100 yabihenze. Ukoresheje ko mujya kuzigura hanze, ukoresheje nka wig y'ibihumbi 50, 60 yabihenze. Ntago yabihenze. Kandi ubusa neza, si muri kubibona se ko nsa neza? Ndasa neza pe. So rero nimba ushaka gukoresha wig, nyandikira kuri nimero ubona aho ngaho munsi ya description harimo nimero. Unyandikire ubundi dupanga akazi, sibyo? Aha, ikindi nimba ushaka imyenda myiza, kwambara neza, amamodeli atandukanye, amadesign atandukanye, uko ubyumva, uko ubitekereza, uko ubyifuza, akaba ariko biza bimeze nk'uko ubishaka, nyandikira. Waba ushaka kujya mu murenge, waba ushaka gukora ubukwe, waba ushaka imyenda myiza, kujya mu ma event atandukanye, mu birori bitandukanye, call me cyangwa unyandikire. Ibyo bibazo byose ndabikemura. Ninde wundi muntu ngiye kwamamariza ra? Kandi nshaka undi muntu mpa promotion. Undi muntu ngiye guha promotion. Urashaka imyenda y'abageni, umudekorateri wa mbere, umuntu ukudekorera neza, umuntu kwambika imikenyero mishyashya, umuntu ugufungira gift neza, umuntu uzaguha tenti nziza, umuntu uzaguha ikintu cyose kijyanye na decoration neza kandi ataguhenze. Ugane Aime Fashion. Aime Fashion hariyo, nanjye uzansangayo, uzasanga ndiyo. Hariyo ibintu byinshi by'abageni bitandukanye. Dukorera Igikondo, niho dukorera. Ubwo bibaye byiza wanyandikira nkakugeza kwa Aime Fashion. Kandi nzi neza ko service muzahabwa muzayishima. Hari imikenyero mishyashya, ntago ari bya bindi ugenda ugasanga igikenyero cyarashaje, wapi. Hari imikenyero mishyashya, hariyo ibintu byinshi ndabizi neza ko uzabikunda. Niba ushaka gufungisha ururabo rwiza rusa neza, rubukiye, ruryoshye, zaba indabo zitandukanye zo gushyingura, zaba indabo zo guha abasheri banyu, zaba indabo zo gukoresha mu bukwe, ikintu kijyanye na bouquet y'indabyo, unyandikire nguhuze na Aime Fashion. Nguhuze na Aime Fashion, ubundi I know kuzanyurwa. Twagiye. Namamariza undi muntu se? Oya, wowe reka nkwihorere, wowe buretse mbe nkuretse. Uzabanza unyishyure. Uzabanza unyishyure mbone kukwamamariza, basi uzameduki mbone kukwamamariza, sibyo? Tugiye kuganira uyu munsi. Ndavuga abakobwa, naje nambaye nk'abakobwa kugira ngo mbavugeho, ariko nambaye neza. Ntago mwebwe wenda ntimwite hano, sibyo? Ahangaha ntimuhite pe, ntimuharebe, ariko ubundi nambaye neza. Nambaye neza, ntago mwabyumva, ku buryo ndi kumva mfite umwiryo, ndi kumva mfitemo akantu k'umwiryo. Ariko mana, ndi kumva mfitemo akantu ko kwirya, ndi kumva mfitemo akantu k'umwijogonyoro, mbese wanyije. Tugiye kuganira ku bakobwa, ariko ntago ndi buvuga abakobwa muri rusange. Ngiye kuvuga ku mukobwa uzi neza ko nta kazi ugira, nta n'icyo ujya ugerageza gukora, ariko ukaba ubayeho neza, ukaba ubeshejweho n'amafaranga y'abagabo b'abandi. Abagabo bubatse, ingo, ndakuziye. Icare. Ngwino wicare ku gataburete tuganire. Ngwino wicare ku gataburete nk'ako nicayeho tuvuge. Nkubaze.
ugasanga umukobwa abayeho wig nziza arayambaye, telefone ya iPhone 16 Pro Max arayifite, ugasanga ari class. Uri class, uri ki? Uri class. Ugasanga urukweto, inzara, inzara, buri kintu cyose urashininga bya, ariko nta n'igiceri kiri muri ibyo bintu waguze cyavuye mu byuya byawe, cyavuye mu mihangayiko duhangayikamo, cyavuye mu buhasira. Muko enda hano, igira hino umbwire ubona ibyo uzabyigira kugeza ryari? Uzabyikora kangahe? Ubwo buzima urimo kujya uzabumaramo igihe kingana gute? Niambie. Ugasanga urabyuka ngiye gukoresha inzara, ufite umuntu ngiye nicaranye n'umukobwa, mana abantu banjye bazanyica. Ciduka nyine ibintu mwambwiye ndi kubivuga nubwo ntabavuga, ariko ciduka nabivuga. Umukobwa arambwira ngiye mva nguye buri anniversaire yanjye yose mba mfite umugabo mushya uri bunkorera anniversaire. Ukumva no buzima, sibyo? Ukumva pe ubayeho, ukumva uriho, isura yifite. Uri umukobwa, ni hahandi ibyo wakwikora byose. Uri umukobwa kandi uzasaza nshuti yanjye, uzasaza. Ugasangura urabizi neza ko umugabo muri kumwe, urabizi ko uwo muntu uri kwaka amafaranga, afite urugo, afite abana, abayeho, afite umuryango, nawe ukicara umutega intoki. Kandi abatindi gasani ntimunasaba make, ntusaba make sha, urayamara. Ugasanga urayamara. Ibyo bintu uzabikora guhera ku myaka 18. Tuvuga wenda kubera ko wenda banayasaba bakiri bato cyane, ariko reka twe gukora amahano duhere ku myaka 18 yemewe, imyaka y'ubukure utari mineri. Uzayaka guhera ku myaka 18, guhera kuri 19, 20 bayaguha, 30 bayaguha, oya 21 bayaguha, 22 3 ugere 7 bakiyaguha, 8 bakiyaguha, 9 bakiyaguha. Uzaba wahanyanyaje pe, ngahubwo muri 30 wongere wikore nk'ibyo wikoraga. Hello. Icyo gihe nshuti yanjye haba hari abandi bakobwa bari muri 18 shu biteguye, wowe uba batangiye kuguta mu bisheke. Uzi imibare utangiye kugira mutwe wawe, ntago umugabo yayisport. Ubutangiye gutekereza nk'abagore bakuru, ubutangiye kumva ukeneye kubahwa, ubutangiye kumva ukeneye icyubahiro, ubutangiye kumva hari ibintu nawe nyine ugombwa umuntu agomba kuguha. Kandi abagabo ibyo bintu ntago babikunda. Inyuma hari abandi be shining bameze baki. Umugabo ukabona nimba wari ufite abagabo nka 5 baguha amafaranga ukabona usigara nyuma. Njewe mbagira muri detail, iyo ndimo ndavuga ibi bintu mbagira muri detail kugira ngo mubyumve neza, mubyumve neza. Iyo ugejeje imyaka 30 nta mugabo ubukiguha igiceri cye, kuko wowe ubutangiye kubara imibare miremire, ubutangiye kugira imibare myinshi, ubutangiye
gushaka kumutega inda. Urumva imibare y'abantu b'imyaka 30 ubu utangiye gushaka kumutega inda ngo mubyarane, umwigarurire, umujyane, umusenyera urugo. Nibyo mwamutangiye. Ubu utangiye kumubara. Nanjye nagira inzu yanjye, nanjye nagira imodoka yanjye, nanjye nagira, kandi umwana w'imyaka 18 ubwo butekerezo ntabwo aba afite. W'imyaka 22 ubwo butekerezo ntabwo aba afite. Bimugwiririye akaba bifite, it's okay, ariko bitanamugwiriye ntabwo ubwo bwenge bari bwinshi cyane. Ariko umukobwa agejeje imyaka 30 ubu utangiye kumva wagira iwawe kandi ukuye ku bagabo. Abagabo bagatangira kugukwepa. Abenshi ushaka kubatega inda, abenshi ubundi sasa rero umva ikintu kikubaho. Utangira kwakira imivumo yaba abagore waririye amafaranga abagabo babo igihe bariraga. Kambisobanure neza. Igihe cyose uzi neza kurya amafaranga y'umugabo wubatse, inyuma y'uwo mugabo haba hari amarira y'umugore, hari n'amarira y'umwana. Wa mugabo atakemuriye ibibazo. Uwo muvumo urenga ku mugabo ukaza ukakujyaho wowe wayariye. Nimba umwana bamwirukanye mu ishuri amafaranga bayaguhaye, wa muvumo uza kuri wowe. Uzi ngo uhituza. Impamvu ibi bintu mbivuga ntimubyumve nuko uracyari muri cya gihe imivumo itaragufata, ariko gera mu myaka 30 uzambwira. Wowe ubikora nugira myaka 30 uzanyandikire hano umbwire. Birangira ya mivumo itangiye kugenda igufata gake gake, ntago izirarimo. Itangira kuzi gufata gake ukazashiduka ugeze mu myaka 40. Nta n'umuntu wakubwira ngo bimeze bite. Umuntu wese akureba akakubonamo ubukecuru, umuntu wese akureba akakubonamo umuntu uraho nyine utatereta. Niyo handi batangira kukuvuga uriyuza inda yakuyemo, kandi wenda nta nimwe wakuyemo. Niyo ni ya mivumo ya yamarira y'ababana n'umugore wa mugabo wangije. Rero mwabakobwa nabagira inama yo kwiyubaha. Nimba uzi neza ko uri guteretwa n'umugabo wubatse, mugendere kure. Bizagufasha. Ni wendi izi sani wanyumva, ndabizi kutanyumva. Izi sani wakumva icyo ndi kukubwira, ndabizi pe ntago wanyumva. Ariko ku myaka 35 uzanyumva. Ku myaka 35 uzanyumva. Ku myaka 40 none uzanyumva cyane. Uzanyumva cyane. Imyaka ndayikunda. Imyaka ndagukunda cyane. Uzi ukuntu muri Bibiliya havuga? Muri Bibiliya haravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ukibwira yuko mpanywe nawe rwose, ngo ariko nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Halo, Imana izabishyira imbere yawe bitonze umurongo. Bitonze iki? Umurongo. Uko bikurikirana. Ni ibiki zizashyira imbere yawe? Cyagiye mu myaka 18 kugeza ku myaka 29 uba warabikoze ikakwihorera. Ukanabyenjoyinga ukagira ngo ni ibyanyabyo. Ukagira ngo ni wowe niyo si yawe. Ugasohoka, ukishima, ukaryoshya, ugakora ibyo ushaka byose. Ariko jya wibuka ko hari n'igihe cyo kubishyira imbere yawe uko bikurikirana. Cyo nacyo ujye ukibuka. Mushatse rero mwatuza. Mushatse mwatuza abakobwa beza. Nugira amahirwe ukabona uri mwiza, ubwiza bwawe bwubahe. Ubwiza bwawe buhesha agaciro. Ntimwanyumva. Kandi niba mubibona neza, ibi ndi kubibabwira ntari umukecuru. Murabizi ko ibyo ngibyo akenshi izo nama tuzigirwa n'abamama bakuze, abakecuru, abantu nk'abo. Ngiye urabona nshaje. Sindagahinja, ariko none sinanashaje cyane ku buryo naba ndi kubagira inama gutyo. Impamvu nuko ibyo mbabwira ari ukuri.
impamvu nuko ibyo mvuga mbizi ku myaka yanjye maze kubona ibintu byinshi, maze kubona abantu benshi bangirika, maze kubona ibintu byinshi. Nzajya mbagira inama ngo mwubahe ingo zanyu. Abagore mwageze mu ngo zanyu nzajya mbibagiramo inama. N'abakobwa namwe mwubahe ubukobwa bwanyu, mwubahe ubukobwa bwanyu. Ariko abakobwa basigaye basambana, mana yanjye. Uzi ko mwabigize nk'ibintu bisanzwe? Uzi ko gusambana mwabigize nk'ibintu byoroshye, nk'ibintu biri aho? Ese mwari muzi ko iyo nagiye kuvuga ni amarorerwa. Ahubwo reka mbishakire ubugororangingo. Wari uzi ko gusambana bisazisha? Ntago wabyumva, ntago wabyumva. Gusambana birasazisha. Komeza wowe gusa, komeza. Uzambwira sambana n'uyu mu minota 10, usambane n'undi mu minota 20, usambane n'undi, uzambwira. Bira nta kintu kibaho kidasaza. Ariko sindobwa nta kintu kibaho kidasaza. Ikintu cyose iyo ugikoresheje cyane bikarenga urugero kirasaza, kandi kigasaza imburagihe. Ngo muzi ngo kubikora cyane, ngo muzi kubikora neza, ngo murabizi pe. Ariko uzageraho ubushake bugushiremo. Uzageraho santima zigushirane. Uzageraho ujye wumva. Kandi ugeze mu myaka wagize amahirwe, wenda Imana yakugwiriye cyangwa izuba ryakurasiye, wabonye sheri mugiye kubana, ubu ubure santima. Ujye ureba umugabo umubone nkaho utazi icyo ari cyo. Kubera iki? Kubera ko watangiye imico mibi ukiri umwana. Sha ndabibabwira ni mubyumve. Ntacyo nzajya mbivuga, mubyumve cyangwa mubireke. Ariko ndakubwiye ngo umupuru urasaza. Ariko bana yakoze mba nkwiye gukora ikiganiro ndi hano ndisanzura nkavuga ko you guys, nta kintu na kimwe kibaho kidasaza. Ni ukuri kw'Imana. Nureba mwabatipe mwebwe ntureba, buretse nzabazira namwe. Ntureba ibintu bamwikora. Hasohotse umukobwa umwe, haje undi, uzasigara do. Nukuri ndeka mbivane muri brage, biri seri. Umubiri ucika imbaraga, muzasaza imburagihe. Muzasaza imburagihe kubera gutangira imibonano hakika. Kandi dore ndabibabwiye muzabibona. Ibintu bamwikora mubikora ngo murabyemerewe, mwabigize ibintu bisanzwe, mwabigize ibintu byoroshye. Bira biboro birasazisha. Nimushaka mubireke, birasazisha. Kuko nta gikoresho na kimwe kibaho wakoresha imyaka y'ubuzima bwawe bwose, nibibaho. Icyo ari cyo cyose kirasaza. Mwese ntago mubonera ku bikoresho bisanzwe, birasaza. Rero ngaha mubitangira hakiri kare. Nzababwira nigaramiye, nemera yari nzabibabwira. Nzabibabwira. Mwabakobwa mwe nimushaka ngaho umukobwa Dubai mu Barabu zigiyemo. Ariko ubundi iyo myaka akumana. Hako mwumva imyaka murimo kwishyiramo. Mwumva imyaka yose binjira, mwumva biri nomo.
kubera amafaranga urya agashira. Nigeria, izo muri Ghana, izo muri Amerika, cyakoze muranashoboye, izo mu Rwanda, muri Congo, mu Barundi, kweri ukumva umeze neza, ukumva zose zakurangiremo, ukumva uri nomo, ukumva uri mu buzima, ukumva nta kibazo. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe rwose. Simbatera ubwoba. Imbere icyo uzasanga imbere uzambwira, munyihera akazi mbakorere wigi, ubu nimujye kuryoshya, sibyo? Ubundi ibindi muzambwira. Uyu munsi nabishyizemo urwenya rwinshi, ariko niko kuri. Burya n'Abanyarwanda baravuze ngo ukuri gushira mu biganiro, sibyo? Mugomba kumenya imibiri yanyu ko nayo irasaza, nayo irananirwa. Ibaze rero ushaje imburagihe, ibaze unaniwe kubaka urugo kandi aricyo gihe wari uruboneye. Ibaze santima zigushiranye utaragera muri menopause kandi aribwo wari ubonye urugo. Yibaze nawe. Ibintu mbabwira ni ukuri, ni reality. Nimushaka mu byumve cyangwa mu byihora, ariko ni ukuri. Ndabashimiye, sinzajya mvuga iminota myinshi. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Mukomeze murambe mw'abantu mwe, mukomeze mugwire. Ikiruta byose mwubaha Imana, ibindi byose bizagenda neza. Thank you.